Nakurikiranye rero ikiganiro cy'umwana w'imyaka 14 wiga ahetse murumuna we wapfushije mama we. Ndakurikirana ndabaza, shimire cyane umunyamakuru Madame Mutesi Scovia wagerageje kubisobanura ko papa w'abana ari umunyonza wagiye gushakisha. Mwabyumvishe rero ibya wa mwana wiga uhetse undi mwana murumuna we utuye hano Igicumbi. Byibuze hari icyo Imana itangiye kugenda ikora. Uwitwa Mutesi Scovia ni umupasitoro wamenyekanye ku mbuga nkoranyambaga, afite akantu kitwa gira neza. Gusa kuri iyi nshuro agaragaje ko iyo gira neza nta kintu bigeze batanga wenda kindi uretse ku giti cye n'abandi bantu nka 3 batanze 2, 3, 5 gusa, ariko kandi yashikarije n'abandi benshi bifite umutima wo kuba bafasha uyu mwana, kuba bamufasha rwose akiga, bakagurira uyu muryango ibintu bikenewe harimo ndetse n'intebe zo kwicarira, cyane ko bagiye berekana urubaho narwo rudafite amaguru batunze mu nzu nk'intebe yo kuba bakwicaraho. Kandi like kandi subscribe, hanyuma tujye twabyinjiramo neza iyi gahunda yagira neza yabaye kuri uyu mwana w'umukobwa wamenyekanye nk'umwana warushye akiri muto, agaheka murumuna we akamujyana ku ishuri nyuma y'uko mama we yitabye Imana azize kanseri. Nuko gira neza n'abandi bantu bakeya, Pasiteri Mutesi bagiye kuri uyu mwana kureba uko bihagaze kugira ngo babashe kugira ikintu bakora gifatika. Mutesi kandi yashimiye Pasiteri Mutesi Scovia bose ko bitwa Mutesi ndagirane. Uyu Pasiteri Mutesi yashimiye Scovia, nawe ni Mutesi Scovia nawe yamushimiye, aravuga ati ndashimira Mutesi Scovia umunyamakuru ko yagize uruhare rukomeye cyane mu gusobanura neza iby'uyu mwana, akavuga ko papa we aba ari umunyonzi, aba yagiye gushakisha ikibatunga, kuko byari byateye urujijo uburyo umwana wasigaranye papa we ajya kwiga ahetse umwana, papa we ese aba ari gukora iki? Ariko kandi ngo papa we aba ari umunyonzi, urumva ntabwo yajya kunyonga igare ngo yirwe arimo kwirukankana umwana ku igare ndetse n'abagenzi. Ni inkuru rero yakomeje guca ibikuba ku mbuga nkoranyambaga. Nyaboneka aba bafite umutima wo gufasha uyu muryango nimubegere mubafashe, kandi ushimiye uyu Pasiteri Mutesi ko hari ikintu wenda gifatika akoze, biratuma wenda n'abandi bagira emotion n'umutima wo kuba wenda bafasha uyu mwana. Ngaye nguko rero wenda ni byiza cyane ko hari icyo uyu Mutesi Scovia yavuze ku bitangazamakuru byiwe, by'umwihariko atabariza uyu mwana. Byibuze urabona ko hari icyo biri kugenda bitanga. Abantu benshi bababajwe n'uyu mwana ndetse bagaruka ku baturanyi be, bavuga ati abaturanyi be ko mbona sosiyete kugenda yangirika, ubu abaturanyi be babikozeho iki? Bakabona uyu mwana agenda ajyanye umwana, abaturanyi nta kigenda, kuki batagize icyo babikoraho? Ngira ngo ni ibintu byinshi byagiye bigenda bigarukwa ku mbuga nkoranyambaga kubera uyu mwana. Murabona rero Mutesi Scovia atereka akana gatoya bajyana ku ishuri, ndetse papa muramubona Mutesi Scovia murabona na wa mwana yarize, amarira yabaye menshi mu maso ye. Ahubwo uyu mwana Imana imurinda abarozi, nawe undi ashaka kumugirira ishyari, gusa umwana azatera imbere, azakomera. Yagaragaje ubutwari nk'uko byagiye bigarukaho na Pasiteri Mutesi Scovia, bavuga ati uyu mwana agomba kuba yata uyu mwana akamwinubira, ariko yaravuze ati reka ndere murumuna wanjye. Aka kana ngo kariyakiriye ngo ibintu byakabayeho gasa nk'akabimenye, ngo nubwo ngo ari akana gatoya gasa nk'akakuze mu bitekerezo ndetse no mu bwenge. Ngayo nguko rero, subscribe, like, tujye tubana umunsi ku munsi. Reka ngushyiremo kano kantu ukumve. Imfura se niki? Iyo upfuye irakurerera. Uyu se yaragiye ku ishuri koko? Niho abagiye agera ku ishuri birasaba ko bashyirira. Oya, ku ishuri bamuhaye icyumba muryamishamo, ariko urumva iyo arize ajya kumuzana hakamuheka yicaye, akamushyira mu mugongo akiga muheka. Abarimu se nabo bakabishyigikira na diregiteri w'ikigo neza. Diregiteri we ndimo ndamushimira ko kugira ngo akure umwana mu ishuri yamureka nubwo agowe, ariko akaguma ku muhate we. Ariko ikintu cya mbere gihari, yego, ubuyobozi n'akabaturanyi ntacyo bakimaze ku muryango.
ntacyo pe umuryango ni nyamwigenda. ubu umuntu arigira. Uyu muntu afite utwana tundi, hari uyu ngira ngo n'akandi gacutse. Agacutse ko kajya kwiga, ubwo nako kaba kajyana n'uyu. Uyu nawe akagenda ahetse uyu mwana mu baturanyi bari hariya. Yego. Habuzemo umusigarana ngo asigarane nabi. Ubwo ndacyavuga mu Kinyarwanda. Hanyuma ngiye kubona Gitifu ati turimo turamushakira. Yarasezeranye agiye kubona murerera abana. Koko igituma uyu mugabo atagumanya abana be nuko agomba kujya kuba umunyonzi. Agomba kujya gushaka ikibatunga. Agomba gushaka amafaranga. None se ubu mu gihe yaratarabona umufasha ntiyakabaye ahabwa ingoboka kugira ngo arere uru ruhinja. Cyane. Nasuko bya birangaho ntaye bamuhaye. Ntaye bamuha. Nta naduke. Babaye bamuha ingoboka yo guhahira abana yagumana umwana we mu rugo. Cyane rwose. Najye kunyunga ibyo gato. Kuko ukuntu uyu mugabo avuga ntabwo ari wa mugabo wananiranye. Oya yita ku bana be, arazinduka we n'uyu mukobwa bagatunganya iby'ibanze akamufasha akamumuhekera. Nawe ngo yataha karakaza kumesa imyenda y'abana. Urumva n'umugabo uri ku rugo rwe kuko yarwaje umugore na leta ngo irabiza akarere karamufashe mu kumuvuza nyine ariko ubuzima aragenda. Ariko mu by'ukuri nizere nyakubahwa meya wa Gicumbi. Yego. By'umwihariko vice meya economique. Wowe gituma bivuze ngo by'umwihariko wowe nk'umugore urimo urumva urimo urafiringa uyu mwana. Nubwo n'abagabo bose n'abari ababyeyi ariko buriya urabona ngiye ubusanzwe nigira ibitotsi. Yego. Nyebona no muri stade Amahoro n'ubwo rero yabikina na APR kandi imirimo gutsinda indi kayishyura. Akubwo hari umuntu muhoje state. Ubona ngo uvuye ntuza. Rayon Sport igatsinda abafana bakaba barabyina. Mu kanya gato APR nayo igatsinda bakongera. Burya muri iriya ntebe naje mfite gahunda yo gusinzira niho naryama. Kawizinze neza utitaye kubihari. Ariko ikintu gitangaje icyo bita kubyara ko ari igitangaje. Kiri wacu kumvaga tiyatire ku wa kabiri. Yego. Kuri radio nini yajyagamo gaseti ya Rwanyonga. Noneho Rwanyonga najyaga nsiga bayicuranga nkajya ku mugezi nkagaruka ikiriho. Iyo ndirimbo iyo nanga. Ya nanga yatangiraga kuvuga ya ntuza y'ikinamico. Kandi bavuga ngo ikinamico bakavuga izina bakavuga bya bindi byose. Skobe yasinziriye ku aho ngo wayumvishe mu kiranda kandi ngo naje kumva tiyatire bakumva tiyatire bakagenda hakabwo bavuga atari kubituzaye duhora tumuterura ze akavuga ati mumwihorere nshakira kumworosa isasi babunda uburiya munda niba harimo isaso naho haraharyama cyane rwose bakanyuza nkasinzira. Ariko ikikubwira kubyara aho bibera igitangaza ni ukuntu ndyama mu cyumba kimwe umwana akarara mu kindi niyo yinyagambura yihindukiza ndamwumva. Icyo ni igisobanuro cyo kubyara cyonyine. Ariko ntugire ngo kandi uzitangaje umuntu ashobora kuza akavuza ihoni agakubita urujya rushota sindwumve. Ntabwo byakora. Ariko umwana yakinyagambura ari nyagambura ukamwumva. Niyo mpamvu navuga ngo vice meya economique ni umubyeyi w'umudamu Gicumbi na meya n'abandi. Uyu muryango uyu mwana ntakwiye gusubira ku ishuri ahetse. Ise ntakwiye kwirirwa nyonga ari buze gufura n'ibindi byo byose mu gihe atarabona ubundi buryo. Akarere ni mwe mufashije uyu muryango mwe mugaburira. Yego. Uyu mupapa abasigana n'abana nabona umwunganira uwo mufasha. Nizeye nabwo kadashatse umugore kubera ko ashaka kumufashiriza abana ashobora kuza akaba ikibazo kiruta icyo. Ariko niba bari basanzwe bafashe icyemezo cy'uko bibanira kubw'amahoro ntacyo bitwaye. Ariko nimufashe uyu mwana ye gusubira kwiga ahetse. Icya kabiri isabiteho ahari kuko n'umugabo mwiza namukunze pe bamufashe uno mwana agenda ku wa mbere ku wa kabiri akwara abantu batazabona Imana pe. Abaturanyi bambaye n'abatayishaka ariko ese ko n'isi zabagora azabahe cyane. Cyokora yagize neza umunyamakuru wakoze iyi nkuru. Yego. Hanyuma kandi uzitangaje iyi ntibayihemba mu nkuru nziza kuko iyi nkuru meya naza kujyayo agafata uyu mwana bagatanga ubufasha papa akagumana abana n'ibindi byose. Iyi nkuru ubundi nkuru niyi
ifite impact ku muturage. ifite impact. Uyu mwana naramuka bamwururukije uyahetse akabona uko yiga neza, akazaba meya wa Gicumbi, azibuka ko hari umuntu wavuze nibura bigatuma adata ishuri. Ariko uyu mwana ni imfura pe cyane, ariko biva mu burere. Narebye uburyo se ati uyu mwana wanjye ahetse undi agiye nawe ngiye gushaka amafaranga mu muhanda, ati niyo masaha mabi ngira y'intimba. Kandi ko yo kwibaza uburyo biraza kuza kuba bimeze, ukuntu umwana wamera. ubwo reka twizere ko ubufasha bukomeza kugera kuri uyu muryango.